ngiye mu kazi dore nanakereye sheri nta bibazo mfite nshaka kukubwira cyangwa ntari akantu keza nshaka kukubwira no ibibazo byawe bya buri sheri wagiye unyumvira basi mbabare ibibazo no ariko se njye nta kibazo nakubwiye ngo no ngiye mu kazi nakererewe ibyo bibazo byawe ujye ubizana mu gihe cyabyo ubu ntago nshaka ibibazo byawe ibibazo byawe ariko sheri kuki utashaka kumva ikintu mvuga na kimwe njye nta kibazo nshaka kugutura ngiye mu kazi nanakererewe ariko sheri waje nakubwira koko basi wa mugore wanditse amakuru nayobona bwayanjye sinibaza ibintu urimo ntago mbizi rwose umunsi w'ungubu iyo ngeze aha nkasanga ntuhari uba wabaye koko uru rugo n'ubwo uko twasigaye turi imfubyi ubu uragira ngo njye ndwara umutwe koko wari wagiye guhaha wari wagiye he sheri ugiye mu kazi ngiye mu kazi ndimo ndanihuta cyane nese miki ko nari namubwiye ko akubwiye ukatanga amafaranga yo kujyana umwana ku ishuri wayamusigiye cyangwa ugiye kuyama ariko se wa mugore wigiye nakubwiriye koko ibibazo by'umwana ntabwo ndabyara amafaranga buri munsi umbaza amafaranga uzambaza ibibazo by'amafaranga nabo urabizi kuva twabana nabo turagira umwana ese miki nasagira ise wamubyaye arimo gukora iki yohereza amafaranga tumwohereza hakoze shereka mbanze nkubaze tujya kubana sibyo tumenyana ngiye nakubwiye ko mfite umwana turagendana narakubwiye ati mfite umwana urambwira uti nta kibazo tubane sibyo none se kugira ngo nyemere ukambwira ngo nta kibazo tugende n'umwana uzamumenya mpamvu kituma umwana ahura n'ikibazo cyangwa ku ishuri bakeneye amafaranga ya minerevare ukambwira ngo ntago wabyaye se twagiye kubana ubiyoboye yuko umwana mufite uzi n'ikindi se umwana afite se kuba mufite se bivuze ubwire se yohereza amafaranga ntareka kumera abagabo bara nguki genda ubwire se yohereza amafaranga umwana tumushyire ku ishuri njyewe ntago nshoboye umwana afite se ntago naje ngereka nkubwire rero sheri icara aho ngaho sibyo njyewe bwa mbere na mbere tujya kubana twarabanje turaganira muha amakuru yanjye yose nkubwira ko umwana afite se ariko kuba mufite wowe warambwiye uti ngo tujye kubana hoya wimbwira gutyo none kuki utaretse ngo njye kubana na papa w'umwana ukambwira ngo ngiye twibanire njye nawe mpamvu ki none ukeneye kujya kubana nawe uyu muntu sinkeneye kujya kubana nawe njye ndashaka amafaranga yo kujyana umwana ku ishuri ndajya kumubwira amafaranga yo kujyana umwana ku ishuri se iki umwana afite uburenganzira kuri se njyewe rero nta mafaranga mfite ntabwo mfite amafaranga urabona uriya si mushiki wanjye ndamubona nk'uriya ntabwo arajya ku ishuri none ufite se njyewe njye kwirirwa nihiringa ngo ajye ku ishuri ariko umuntu areba ahantu ikibazo kiri urumva umuntu areba ahantu ikibazo kiri niba umwana ku ishuri bamwirukanye ashaka kugira ngo ajye ku ishuri ajyanye amafaranga agomba kuyajyana kandi ndabizi neza amafaranga urayafite winyima amafaranga rero ubundi wari ugiye kubera iki mbaza nabonaga ufite urugendo ugiye wari ugiye hari ahantu ngiye kujya aho hantu ugiye kujya rero nawe urebe niba ushobora kubona amafaranga ngewe nta mafaranga nabona ngewe hari umuntu wambwiye ngo ushake papa we noneho amuha amafaranga aguha amafaranga uze twishyurira umwana ngewe ntabwo nabishobora ntareka abagabo b'iki gihe noneho ngo nguki mushiki wawe ni mushiki wawe nguyu ndabona amafaranga yo kumwishyurira nawe ugende aho hantu ugiye ushaka amafaranga twishyurira umwana ngewe ahantu ngiye ntabwo ngiye kuzana amafaranga ahantu ngiye njye n'umuntu wambwiye ngo ajye kundangira y'akazi ngiye kureba ndebe ko bikunda sibyo rero wimbwira ngo njye kureba umugabo wamumbyaje iki se
njyewe icyo nshaka ni amafaranga nigire mu kazi ndeke na stress hanyuma biri buze kugenda bite biri buze kugenda bite nese ubundi tujya kubana yumbwira yuko utazamurihira amafaranga y'ishuri hanyuma nkaba nararetse kwibana nawe nkajya kubana n'umugabo wanjye twabyaranye umwana ibibazo turi bwongere kubisubira nimugoroba reka nigire mu kazi ariko ntabwo nshoboye ariko rero sheri ugiye rero reka nkubwire kuba tutarabyase ntabwo twari tuzabyara ego ko mana Miki reka mbe ngiye ndaje turi buze kubona ndebere bebe Quando nariz coberto, tu sabe da galera. Você me quer uma coisa? Beleza, ahubwo mwebwe yewe sanjye ko ndi kuyarangiza ariko mbe nawe sha uziko twebwe nta n'ibikoresho nta n'iki ubwo se rero ukabona ubuze ibikoresho Shanye muri byaducanze twebwe tu ava yewe mva muri segonderi harakaza segonderi ndakubwira ko mu ruta uri muri segonderi mbe nawe sha nyine urarangije none se twebwe tuzarangiza ryari biba byoroshye se ku ishuri gusa ubwo n'umushake barumva murimo kuganya mushake muzana rivemo ntabwo twari ko ababyeyi bacu badukuriye turi kwiga tukabisoma bimeze neza hasi uzajya ku ishuri ryako twebwe twe tugiye gutangira hafi aho kuri 23 kumva ntayo ndabona ko musa neza kumara cyane sharetse ntari bitu sikaba yabaye neza nabwo usa n'umuziza furiya Yesu ramaze ubu ngo mana yanjye nawe bisereza cyane ko mana yanjye kugira ngo nawe muvuge se mu mana yabaye inzoga ko mana nawe wabaye inzoga cyane yasanze cyane bigaragara ibyo twese dusanzwe turi abazungu turabibona neza amakuru yo mu rugo ndabona n'agasaza kawe kameze neza kubona twese bati ntabwo twikora sharaga mikoro biragaragara ntabwo se kagiye kujya ku ishuri reka bose bazajya mu kwa mbere shaka shaka abona ntari biryamye none ese ababyeyi bari ntabwo hari mama agiye ku isoko aba yagiye ku kazi nyine twari tuje kugusura ngo turebe twumve amakuru yawe dore twe tugiye no kujya gutangira ejo bundi ni ibintu byumvikana bakumwumvira ku ishuri uzi urukumbu zigenda ariko ufite numvaga ntariwe nabyo yamamaze cyari gishize n'ikirekire ntabwo ntari kubura ntabwo twakibura kuza kureba numvaga tugukumbuye cyane none Imana yadufashije birabaye kabisa ariko nanjye gutaha nzaza ahubwo uzaze kuba tutarajya ku ishuri nzaza twaravuyeyo bike oya sha uzaze ejo bundi tugiye gutangira igihe cyane rwose muri kuneganyiriza urupfu nzaza ariko noneho twabyumvishije nta kibazo ubwo dusanze nta babyeyi bawe bahari turagusuye turaganiriye noneho twataha ntarebe baherekeza cyangwa muri oya sha turengeje irembo siko ntacyo bitwara amaherekezo ushaka Alo? Keza bite? Amakuru se? Angiye nyine ndamushaka kugira ngo arebe yanwara agatipe kandi ndanababusara n'abatsibiranye uhe mukuti mbabara unkorera imiti. Shana kibazo nyine bikore nk'ibikeneye atu. Sa. Kirava mani wenda tugakure mu nzira. Nari ndabumvisha umwana wawe ntashaka kumukorera iki reka ntacyo dushaka kumukorera. oya ndabivuga n'utamwiza uko ndabivuga Uri se kure ntacyo ni ukuri dushaka kumukorera. oya n'utamwiza icyo mushaka kumukorera gusa ntabwo numvise ngo neyira nese ubwo bashaka kumukorera ibyiza Umva nyine pazo ngiye nyine mfite akabazo. Kwene ni ngakubwira suza ibisigo nyine urabizi.
yanwariye umutipe subize ko yanwaresha iwanjye twakundanaga nyine nagiraga nyine ngo mpange na Keza twicenera basi nisiganisha iwanjye usara we nabatsigaranye sabuze abana shawo ryanjye uriya mutipe niwe nkunda si ujya wumva se ndarana na morota pazomani ariko ntuzavemo basi umugambi wo kumukorera icyo ubwo nyine uragira ngo nyine tumwice kugira ngo iboneshe iwanjye ubwo uwo akazi nyine maya akazi keza ariko mbabare rwose n'ibivuga sinkumeneye banga se reka mugenda kumwica ntabwo ari ngombwa none se mukorere iki ase hari ibyo ukuntu indi nzira wacisha uretse gufata umuntu umwicisha nta yindi urumva wifuza kumena amaraso y'umuntu nanjye nyine umutima uncira urubanza ariko nyine ubwo se nk'uwo muntu uri gushaka gutuma nyine nshaka gutuma Keza ikibazo ni tutamwica nyine bazasigarana kandi kugira ngo amude ni ikibazo Keza nabishobora urabona gushaka abatipe bo mu mihanda baba bazi ibintu bijyanye n'ishyamba banamutegera nko mu ishyamba we nakamwica Keza niwe wamwica ubwo usangije amwiyenze pazo ahubwo ngiye akanama mva murakoze mani uziko ahubwo ako kantu ni wowe ndaza kumubwira tuze kurindura umva ndakagura nari comokeze yarahirye ngaco mu kanari ko kuvuka naho ariko sinaciye ngana ababyeyi banjye kuko umuntu nzakwiza here koma Sereya uri kwivugisha nk'umukecuru w'inkono y'itabi bimeze nawe nahitaye se wowe ibyo birakureba Sereya wawe use neza byantwara iki se erega n'ubundi mwese turabamenyereye si amakuru muba mushaka gukuramo abantu nta kibazo reka nigendere nanjye harawe genda rero genda n'ubundi ntabwo nari unyirukanye reka ngende uzampamagare sibyo genda ntabwo nzaguhamagara si amakuru muba mukeneye mu bantu nta kibazo reka nigendere genda rwose urankorera naragenda reka mubwire sibyo ntabwo ndi umugambanyi mbwira se reka mugire inama sibyo reka mugire inama ku bibazo byawe kandi nagufasha wamfashe iki ubu mbikubwiye wamfashe nagufasha nubwo nagufasha nakugira inama ariko yakugirira akamaro sibyo reka nkubwire ikibazo cyane sibyo njyewe impamvu mba twibutisha gusa ku bw'ababyeyi ni ku bw'ababyeyi suzi ko narigaga pe ariko ubu ngubu ababyeyi banjye banze kunyishyura amashuri ngo nige abandi baratangije imana nta n'umwuga bakuriye uwuhe mwuga se wenda bakuriye nko kudoda cyangwa se gusuka ntabyo bakuriye ubu se baba baranze kuzihira amashuri umwuga akaba ariwo bandihira kandi bafite amafaranga barayafite nyine ubu se urabona hano mu rugo tuguze uretse imyumvire mibi yakuva ko reka ngiye mugire inama sibyo wowe uzacunga ahandi hepfo inama y'umudugudu yatera ugende wegere umudugudu umubwire ikibazo cyawe sibyo azaza aganire na papa wawe aguha amafaranga noneho wowe uzahita ugenda wigire umwuga uzakugirira akamaro sibyo wenda wige nko kudoda gusuka ni ibintu byinshi cyane sibyo cyane ukuri urakoze rwose ubu nari nabuze uko ngira reka nanjye ngenda uzabubwira sibyo urakoze kungira inama nziza wandajyana bita kwa Shani. Kwa Shania? Shania ufite musaga we bita Prince. Aya naho nzi. Prince ntabwo baze. Oya naho nzi. Amanyinka rero. Se nayo byemvuye iri ayizo mu mujyi. None nje hano muri zino quartier ariko nayo bye nabuze inzira njyana kwa ba Shania. Nayibuze hano hose. Ntahuzi? Nzi urabona ko mpagaritse mu muhanda ngo kwa Shania mvuga mwamfasha no kuri kwimana nk'abantu nangira nago muza ariko wamfasha pe ngufasha kandangirwa kurangira umuntu naga ari ibintu bikaze wandangira gutya na gutya nkagira nkaje ngiye mbonye mu muranga
Ayo murango genda uranjyana ngo kwa kana Sibana n'umwanya ibyo nabibonera kwanza. Ariko nyobe koko uhari duhuriye aha ngaha wandangiye. Angiye kwa kurangira. Ako utajya umenya uko uhagarika abantu no kubabaza. Ahubwo aho ni sawa. Nayagera kuranzura iranzwa kadasiteri. Inyuma yayo inze hari. Iriya niho kwa hari ureba inyuma yaho hari ibindi. Inyuma y'iriya nzu niho. None se no kuri kumwana urankoreye cyane. Wakoze gushima. Abantu nk'abo ko batakibaho. Ndi kwihuta wininda. Abandangiye baranyobya urumva. Baranyobya. Yewe uyoboye kwa Shane nta kindi ari ikindi tuvugana kanigende sibyo. Kuko ndebura umukobwa mwiza. Sese wayobozaga ari ikindi ushaka? Hako nayobozaga. Hano iki gihundi mwabaye mute? Si wayobozaga ariko wadohora. Kwa Shane sese uhamenye. Ntabwo wibarishwa. Nahamye hoya ntabwo ari kwibarishwa. None ariko rwose mudahoye nge ndabona rwose ibintu nkore ni sawa uko mvuye iriya mu mugirane nayovye urumva ndifuza ko wamaka nimero kawe basi azaguhamagara nkagushimira nimero sije mite kandi mukuye no kuri Imana cyakugora nimero urareba utangiriye neza koko birenze asa ubu ushaka kwitwaza yandi ngo nomero ngo uteretenga ibiki bamba banjye nta mwanya mfite oya no kuri pe nagaruko nta kanya mbifitiye nifite izanjye gahunda uzuza kanimero bakanyigo hariko uretse gake njyumamagara gake sana urakoze no kuri Imana rega abakobwa nawe baboneka hakeya no kuri Imana singese ko kunshimira ni ukuri pe aho bizahisa nshimira zanyuze kuri mobile money ngo iba muri mobile money iba no muri mobile money zanyuze hawo aha ngani sawa rwose hari ikindi mukamamagare cyane yego rwose pe zanshimire birangira ndayizi yego nyine mama apureza reka byaciye mapu sha nyine ngiye byarananiye ngo byarakunaniye ngereka nkubwire ibintu nkabira ntabwo nabikora rwose ndakwizeza rwose samari kuskura mutipe mukunda nabuze nuko mbigenza no kumwikuramo byarananiye ikirenze none nsigenda na muroto gusubizwe naye byango ngufashe cyagata sinshaka kanwa yashiri wanjye subundi kucyujyanga ikigo ngenda shaka yuko ugeneye tugakora kadira nyine nyine ka kandi nyine shaka nyine kujya nyine tumutega agatego ugende mwigirishe inshuti noneho uzamuzane duhure tumwice Yesu we ngo ngwiki ngugiye nica umuntu igomani mfasha base nshaka ngugiye nica umuntu igomani mfasha manje nshaka kwiyashira wanjye ese wamfasha urabizi ndishuti yawe urikumva shanda nakwemera pe ariko ibintu byo kwica mani mfasha sugo wamfashije sugo byabyanze uzashaka undi uragiye hari gani